myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda isi yose yari ihangayikishijwe n'irushanwa rikomeye hagati y'Amerika n'Abasoviyete mu by'isanzure. Buri gihugu cyashakaga kuba icya mbere cyakohereza umuntu ku kwezi. Mu mezi menshi abahanga b'abasirikare bakoze amanywa n'ijoro bategura urugendo rwari rugoye cyane, rwari urugendo rutoroshye ugereranije n'izindi ngendo ikiremwa muntu cyari cyarigeze gikora. Uru rugendo nta rundi ni rwandi rwavugishije benshi, rwiswe Apollo 11 Moon Landing cyangwa se urugendo rwa Apollo 11. Tariki ya 16 Nyakanga 1969 abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bari bateranye bareba uko icyogajuru cyari guhaguruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miliyoni z'abandi bari barebera kuri televiziyo hirya no hino ku isi. Byashoboka ko no mu Rwanda hari ababibonye, nubwo ntahamya neza ko ari benshi bari bafite televiziyo mu Rwanda. Imbere muri icyo cyogajuru cyiswe Apollo 11 harimo abagabo batatu b'intwari binarumikwa. Harimo uwitwa Neil Armstrong, uyu niwe wamenyekanye cyane. Harimo uwitwa Buzz Aldrin ndetse na Michael Collins. Ndetse bari banabizi ko uru rugendo rushobora kurangira nabi, ariko biyemeje gukora amateka, bararukomeza bajya ku isanzure ndetse barandinga ku kwezi neza nk'uko bari babyiyemeje. Nyuma y'ubwoba n'amatsiko abantu bose ku isi bari bafite, nyuma y'iminsi 4 gusa Apollo 11 yambukiranyije ivuye ku isi igera mu isanzure ndetse irandinga ku kwezi koko. Ikibazo abantu bose bibazaga, ikibazo isi yose yibazaga, baribazaga bati ese koko umuntu ashobora kugenda ku kwezi? Tariki ya 20 Nyakanga 1969 module yiswe Eagle yatangiye kumanuka gake gake buhoro buhoro ku kwezi. Amavuta yari asigaye make cyane kandi ikosa rito ryari gutuma babura ubuzima bwabo. Twabigarutseho ko ibi byose byakurikiranwaga kuri televiziyo ndetse n'amaradiyo. Ijwi ryahise ryumvikana kuri radiyo rivuga riti The Eagle has landed, cyangwa se icyacyogajuru cya Apollo cyarandinze koko nk'uko bari babyiyemeje. Birumvikana nyine bahise bakoma amashyi menshi cyane abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yari urugendo rw'amateka. Ni ubwa mbere ikiremwa muntu cyari gikoze ibintu bidasanzwe. Dukomeze twivugire ku bageze ku kwezi. Nyuma y'igihe gito Neil Armstrong yafunzwe uyu muryango, asohoka buhoro buhoro amanuka intambwe ku ntambwe, maze abo umuntu wa mbere ukandagiye ku kwezi. Ahangaha cyangwa se aka kanya ni nawe yavugiye amagambo adasanzwe yamenyekanye cyane ku isi yose, avuga ati intambwe nto ku muntu umwe ariko intambwe ikomeye ku bantu bose. Nyuma ya Neil Armstrong, uwitwaga Buzz Aldrin nawe yakandagiye ku kwezi, aba nk'umuntu wa kabiri nawe ukoze ibyo ngibyo. Bakusanyije amabuye, bafata amafoto ndetse bashyiraho ibendera rya Amerika ku kwezi. Ni ibitabo byinshi waba warabibonyemo, ntabwo ari inkuru mbarirano, ibi ngibi byarabaye koko. Nk'uko twabibabwiye ko bari batatu, uwitwaga Michael Collins yasigaye azenguruka ku kwezi ari wenyine muri ya module nkuru, ategereje ko bagenzi be bagaruka. Nyuma y'amasaha make nyine nk'uko bari bamaze gukora misiyo yari yabajyanye, uwitwa Neil Armstrong ndetse na mugenzi we Aldrin basubiye muri cya cyogajuru maze batangira urugendo rwo kugaruka ku isi. Tariki 24 Nyakanga 1969 Apollo 11 yagarutse ku isi amahoro, nta kibazo rwose abari barimo bagize. Abantu ku isi yose bishimiye iyo ntsinzi idasanzwe. Urugendo rwa Apollo 11 rwahinduye amateka y'ikoranabuhanga. Ubumenyi rwerekana ko iyo abantu bafite intego, ubutwari n'ubufatanye bashobora gukora ibintu bidasanzwe bisa n'ibidashoboka. Kugeza uyu munsi Apollo 11 ikomeje kwibukwa nk'urugendo rukomeye cyane rwigeze rukorwa n'ikiremwa muntu. Nge mwabanye mu iki kiganiro ni Shine in the Shine TV Rwanda, mubwira gukora subscribe niba utarayikora, ugasharinga ndetse tukabona motivation. Mubwira ni ciao ciao.